Hey guys, nizere ko mumeze bien bon, nizere ko mumeze fresh impande zose murimo igihugu. This is Fly Entertainment, nizere ko mwese aho muri mumeze neza kweri. Yes, Fly Rwanda, Fly Entertainment, tubagererayo imbere cyane. Yes, umusaza Papa Cyangwe. Uyu nta wundi mubona ni Papa Cyangwe cyangwa se King Lewis, yarakurikiranye n'ibihumbi byinshi by'abanyarwanda, ndetse icyo bari bahanze amaso ndetse n'amatwi ni ukuba bamenya imva n'imvano itandukana rya Papa Cyangwe ndetse na Rocky Kimomo. Papa Cyangwe rero yaje asebye uyu musore rwose, yashyize Rocky hanze amushyira ku musozi, ati gusobanura filime, ubusobanuzi bwa filime ndetse no kuba nanjye nkora music, ati ni ibintu bibiri bitandukanye kandi bitandukanye cyane. Ikindi kandi yavuze ati one day Rocky yigeze kumufata rwose, afata imbwa yiwe yo mu rugo ayita King Lewis cyangwa se ayita Papa Cyangwe. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byatumye Papa Cyangwe alivinga Rocky, dore ko ngo Rocky yagiraga amadeni menshi ndetse bakaba barakoreraga mu bihombo ugereranyije n'inyungu nyinshi za nyamwinshi, cyangwa se inyungu basharingaga zabaga ari nkeya, mbese ugasanga barimo barakorera mu gihombo. This is a Fly TV Rwanda. Papa Cyangwe Rocky ntabwo byoroshye, nyuma yuko akoze indirimbo rwose avuga ati Rocky muhehe, ati ari mu bigori, right? Guys, turababerayo 5 kuri 5 amakuru yose day ati Fly.